Yenge Mayira karibu nanone nibyo yenge ko urimo utasi oya wagira ngo se nari yuko wagira ngo nari kumenya yuko hano nta nubwo nari no kubikeka na gatoya ahubwo sinzi ukuntu nyine imvura iguye avuga ngo mbona hano hari urugo umuntu yabasha kugamamo kuvuga ko bihuriranye kuvuga ko bihuriranye ibi birahuriranye ko ntiyari yanakaguye kandi nabonaga ikubye ubu yatangiye kugwa nabonaga ikubye hanyuma se uwo mujene muri kumwe nari ngize ngo mwari mufatanyije urugendo nanjye ko niba ari musaza wa nawe ugira amatsiko ndahera abo bantu wabonye rero nza nisanga abantu turakorana nubwo ubona ubuzima bumeze neza kuruta ubwanjye ariko aba mu kazi muri kariya kazi nakubwiraga nijye mukuru uyu yitwa Eric uriya akitwa Kevin cyane uyu nawe rero yitwa Trump siba nabwiye ngo wasanga ari musaza wa tubwiye bamugana bashaka nawe ni umuntu mukuru yabibwiye murakoze uyu mugabo Mayira mureba ni inshuti yanjye kuva kera nkiri akana gato twarabanye yari inshuti n'iwacu bihagije mu buzima busanzwe yamfashe akaboko ndazamuka rero murakoze akanya Mayira turahorana inshuti zawe nawe ariko Kevin iyo umuntu amaze gutera imbere ubuzima burahinduka ijwi rirahinduka urumva ukuntu avuga anihirira mu gituza maze kuyabona ijwi ntirizamuka pe ni gake cyane nk'abandi bakiri bose ndabona nitwa Trump nk'inshuti ya Mayira by'ukuri nari maze igihe niga engineering maze kuyisoza nza kubona ahantu akaraka ariko ubu ngubu ntabwo mfite karahagaze akazi umeze nabi mbayeho nabi urumva muciye mu ijambo uretse ko uriya mushinga wacu wabaye nk'ucumbagira urumva twagombaga kumukenera ariko n'ubundi mfite icyizere ko ibintu bigomba urumva twe dukenera ibintu nubwo ubona sikara none se hanyuma se bo turashyika aho ngaho ndibaza engineering wikoreye mu Rwanda hano muri Kigali cyangwa uvuye hanze ntabwo urimo gusa nk'abantu bari mu gihugu uri umudiyasipora ni mugenera cyane amashuri nayize hanze y'igihugu nkisoza rero ntabwo nari guhita nza urabona isaha igeze ibintu bijyanye n'amatransport yarahenze noneho indege ziri ku rwego rwo hejuru nabanje gukorera hanze twakoraga engineering hanze icyo cyaba gikorera hanze ibintu twakenera cyane muri za kampani nuko mbona byagora none se ahubwo Kevin yenda ntabaciye mu ijambo urabona muri make ni umushomeri ntabwo ari umushoferi nta kazi afite ariko urumva umuntu ufite amashuri ashobora no kukabona yenda mu gihe byaba ko bigaragara yuko mumeze neza igihe abantu mwabashije no kugura inzu nk'iyi iyi ni y'umudiyasipora wakabyara urumva Mayido urabona hari grand frere nuko kumutwe ubwo namwita ariko ni murumuna wa ubu ni grand frere kwa umuvandimwe uvugana kwa papa wundi ubwo ni mukuru wanyu n'ubundi
ni umwana rero asigaye ni we wenyine hacimo igihe kinini twambuze yiberaga twakuvuga ko ari muri hano hafi Tanzania then yarakomeje no kuyama niwe nyirayo twaramenyanye twaje guhuza turakonekta then aribura urabona ko twari hanze kwirukanka na kazi ubu iyi nzu turi mucungira kwa ubu muyirimo muri babiri gusa turi babiri kuko ntabwo araduhara wese yo kubona ko ntabwo utikona none se mwaretse yakiyongeramo n'uyu muvandimwe bo mwamaze kwibwirana akaba wa gatatu yenda tukaba turi gushakisha akazi nukuri mu ndwara mu diaspora wacu yarize ko hari n'abajabo batarya abandi baba mu kuvuga ngo urabona nawe ujya umurebe urabona ko ni umusore w'itoto ntabwo yashobora kurya ubusa buriya bishobora gusanga twicaye ariko duheruka kurya nk'ejo yego ni umwungarana nta kibazo uko mwamubaye iyo umuntu agiye kukwima ahisha aho ureba ariko nanone njyewe ntabwo yabura wenda aho yaryama sinaharyama ntiwumva se aho niba actually ntabwo muri iyi minsi irabona natwe turi umuntu araca hano hari igihe sometimes menya sinano Eric nkajya mu ntara akaba ariyo mba mwigishiriza nkagaruka sumva najya musiga n'ijye nawe yagiye twakinga twagenda kumva twagiye kugusiga rwose ntabwo byakunda mara none se ngarutse gatoya ku bijyanye na Gaju bimeze bite ko ntacyo muri kumfasha Gaju subwo umuzanye gute boss sister mbabarire nyine tubona guteje meri ako nta gitima kibi tubizi nta mutima muri sisenda arizi kabisa se ubundi tugeze ku rwego rwo twoza ibyombo kandi dufite umukozi urasanga hagiye no kwisubira ibikozi bigenzi bye ese niba uzaramo iki gipangu adasohoka nubwo nyine ese basi baragiye hatse n'uruhushya sara kandi kaza bafite akayenda ndashaka ko yabyibagiwe ariko nawe reka tubikore reka mumugurize n'undi wose nubwo nyine rero twabigenza gute kandi tubikore kawe ariko dufite umukozi nawe ndagapfa n'imiceri se kandi bibise nabyo mu cyangwa imyumbati nageze ku muceri bari kuzana imiceri nusi ushyira ku isahani cyane mubaho kabisa isahani sisi mu bakozi bose twatunze uyu mutipe ankorera ikintu cyitwa iki ankorera ipari nkabikunda cyane twese kabisa respect kadogo cyaza nyine tujya mbona munahuza ukunge abantu basasira ni kubyoza se none se ko ariko amazi ntiyameneka kera hari ubwo se royisha kuvuga ngo tuyarebe gake wowe uzi kubikontorora se kutaje ngo ubikore ubundi ubwo kuva ryari turi mu byombo nakomeje kubikora uje kubikora akazi urimo se ko nako nikakoroheye aya nagenda rero turabikora genda twandeka tubyo ase ubundi genda nacyo genda tukomeze tubyikorere n'ababonaga cyaza mani nani serata ubu ngubu ntabwo wabyumva ibintu nyine nubwo maze iminsi nkiteza ariko nyine nkamubwira ibintu biri kumvaho muri iyi minsi ahari nyine wenda wowe ushobora no kutabyumva si kubera ko umenyereye kwicemberwa nyine n'ibisaza bw'ibiki mbivuga se ukandeba nawe ndagufashije okay isori bibirakara mudatuma nta gutera story zanjye se windeba gutya okay nyine ngo nyumva rero ngira gutya cika mu murabizi nyabyanjye byanjye nje musura kakomani yehova yanakuze gucyumva nsange ntafata ewe nashonesheje ntako ntagize ariko nyine nibiri hanze meze gutya ibaze kapongera murabura ibizima mbwatse se waretse tukajya nyine mu cyumba n'iki na sasa cyangwa wabyishega gusasira kaparagigira mani nyine ukabona wapi na gahunda yandaburije ariko sinzi nabonye kanko ka SMS asoma nyine muri phone niba ari graphic wamwohereje wenda ko hari undi baby uje kumusura yanagombize abene ashobora no kuba nyine afarenze mani sisi siga ngo ashobora kuba atabasha ugeze ku rwego rwo kwiteretera abahungu ntabwo ari ukwiteretera nze mbyitiki ubwo no
ikibazo mwani ako nari mbizi nagiye kumusasira urigishije ku buryo kumusasira nuse gusasira akapo birakazi byarakurangira mbwira ngo ibisazi biki cyangwa ntari byarakurangira rega unyumvira njye nabakwana nakurabura wagwani zanjye ugatangira ushaka nyine undi muntu ufite ushoboye kuba wabwira A to Z by'ibikuremerera niyo wenyine waje so I'm here for you don't worry muteze amatwi papa mwapfuye iki baby urabona nyine uheruka ubwo tuganira nyine nakubwira ku bintu ku makuru nabonye muri agenda uzi ko bishobora kuba 99% byaba ari ukuri action and apology musabe n'imbabazi ushobora kubona nakoze ikosa umunsi twarimo tuvugana nijoro papa akakuvaho akamugisha ndabimubwiye ngira ngo ntabwo turi tunabivugaho from that time twabuze twamwe guhura ngira stress zo mu kazi ibibazo nawe tumara igihe tudahuza dusimbuka I'm sorry nshaka kuba mbifitemo uruhare kwanza mbifitemo uruhare ntabwo ari byo nkeka I'm sorry niba ari ibyo ngibyo gusa wihangane ibintu birafata umurongo mwiza ikindi baby ntabwo ugomba kuba victim by'ibikorwa byahise nk'umubyeyi wawe sibyo akashije nanjye ndi umuntu mukuru sibyo mba nkeneye kumenya ukuri kandi kuri iyi nshuro noneho bitewe n'ukuntu nabonye agaragara mu maso yanjye ndimo ndibaza bibaye ari ukuri umubano wanjye na dade wawe umeze gute kuko yego yansanze mu cyumba mu gitondo mbimubwiraho mbona mbonye undi muntu wundi utandukanye na papa wanjye ase baby ubundi wabishidikanyijeho ubibona muri agenda wagize doubt ko byaba atari byo nukuvuga ngo ngiye mbikubwira kuriya ntabwo numvaga bishobora kuba ari ukuri guhagije ariko noneho bitewe n'ukuntu yanyeretse mu gitondo harimo ikintu sheri ikintu nabimazije nanishimiye nuko byamfashije byibuze kongera kugira cyari ikibazo gusa nanone cyarimo n'ikindi kibazo kugira papa ufite background nk'iriya and I'm very sorry ndakwihanganisha n'igikomere kuko biratacinga kuri histoire yawe ntabwo ikibazo hari abantu ejo baduhamagaye nimugora ntabwo tuzi ngo ni bande baratubwira ngo kugira ngo barekure Gaju barekure na Muhoza bisobanuye ko ari bo bafite byanze bikunze ko ntabwo umuntu yaguhamagara adafite umuntu wawe batubwira ngo akeneye miliyoni 60 miliyoni 60 ko mubizi ko nabaganirije ko ibintu biteye murabona tuzazikura he koko kiyo rero mureke mbagira inama murabona ko ikintu cyihutirwa ntago ari ukujya mu muzi w'urubanza cyangwa ngo mushake ikijya mbere kuri kampani n'ibiki mureke dukore igishoboka cyose ibyo bintu bikorwe ayo mafaranga ashaka atangwe niba hari uburyo noneho barekurwe icyambere ni ubuzima bw'abantu ikibazo rero ese mufitanga ikibazo mana tugira inama noneho wowe nta mafaranga dufite habe na makeya icyambere urabizi cyajya tugana nakubwiye ko n'abana batakishobora kwiga sibyo ibibazo byabaye byinshi ku buryo nta mafaranga ari muri runo rugo ariko ubundi sibe ibintu birimo tena ubundi buriya ibyo bisambo n'ubundi bigaragara yuko babashimuse ari amafaranga bashaka cyane rwose bitewe nuko bambwiye umva n'icyo niyo ntego ntabwo bavuga ngo bakeneye amafaranga angana gutyo atariyo cyo kintu kibagenza ubwo nicyo kintu kigamijwe ese ubundi ubu nta bundi buryo umuntu ashobora gukoresha akajya mu nzego z'umutekano kandi ku buryo umuntu yabasha kumenya aho bahamagariye
yenda mbere y'uko umuntu ajya gushakisha kandi uburyo bwo gutanga batubwiye amafaranga. yuko twebwe batubwiye ko nituramuka tugiye mu nzego z'umutekano aho kutwohereza abantu bazima bari twohereza imirambo rero ntabwo rero cyane ko baduhamagaye n'iminota mikeya kuko itabasha kugura telefoni zabo. Oya kandi ibyo bikorwa bagihamagara. kandi baduhamagaye nyine nk'umuntu Keretse n'abantu iyo- batazi neza ntabwo baciye ku ruhande bahise batubwira. Okay. Turabigenza dutesera. Rero uburyo bundi busigaye. Mureke duhamagare kiriya gisambo turebe niba hari icyo kidufasha kuko n'ubundi umutungo uri mu biganza bye nta handi hantu umuntu ashobora gukura amafaranga. Tutitaye ku bindi bibazo nk'uko muri kubivuga. Reka tubanze dukemura icyo ngicyo. Nge ndumva twahamagara Kamasa. Ubuse twakizera ko yadufasha. Nta wiyima w'umwima hari. Nge ndumva ari bwo buryo. Nimubyemeranyaho murambwira muhamagare ariko nanone. Ariko Fabio yanayaduha. Ubushize atwemerera amafaranga ariko nubwo ari makeya yayongera kuko ibintu byose biri mu biganza bye. Wenda twagerageza ariko ntabwo mwizeye. Ayisama ntabwo nakizera. Oya reka tubigerageze turebe. Ariko nabwo ntabwo nshaka kuvugana nawe kubera ko jewe iyo tuvuganye tuvugana nawe. Ahubwo ndamuhamagara cyangwa se wenda niba twakoresha indi telefoni tukamuhamagara cyangwa se muhamagare arahita yumva ngiye kumubaza ibijyanye n'akazi kahagaze. Wowe muhamagara. Noneho mite muguha uba ari wo mwivugishiriza. Yewe muhamagare no tumubwire. Wahuranye ntumubwire ibintu byinshi umubwire uti abashimusa abantu baduhamagaye kandi batwatse miliyoni 60. Dufashe. Allo? Oui, allô? Allô? Ça va? Kamanjye nakumenye urumva ni sister wa Gaju. Urumva dufite ikibazo mu rugo. Wari watubwiye ko dushobora turamutse duhuye n'ikibazo cy'amafaranga twakubwira wadufasha buri kimwe cyose. None ejo nimugoroba hari ibisambo byaraye biduhamagaye ni hari ibisambo simbizi sinzi icyo bagamije. Batubwiye ko bakeneye amafaranga kandi atari makeya. Ibihumbi 60 niyo bakeneye kandi ngo nitutayatanga nta kindi kintu bari budufashe. So rero ndumva badufasha. Nagira umfuyirimo bavuze abasambo abanyoni bavuze bakeneye miliyoni 60 kugira bari kuzana Gaju. So I'm very sorry gusa ibintu biraza kugenda neza mu bibi. Ndakunda. Ibura kuze ko nkunda bwoze. Ibibazo mfite ni byinshi sinzi nimba nanabikubwira byose nawe ubwawe ntibikuremerere. Come on baby twaraburanye n'ibyo nacyo ni ikindi kibazo ndabizi ariko don't ndaza nahugutse ndaza kwita sibyo maze igihe kinini nakubuze nanjye naribuze mu kazi byaradogereye urabizi namarira n'abaherutse tubadusimbuka agashara n'ikibazo sinyi ntago mbamerutse kugafatisha nabo birana gusohokana turaganire ariko the problem ikibazo kinini gikomeye ubundi kwari ugufasha kukubona na muzehe wawe you know. Nyine jya wihangana ndabizi n'ibibazo byinshi urumva muzehe murasimbuka nanjye simba mufatisha neza ngo nakwiteho gusa don't worry ndahari fona ndahari nabyo wowe nyine ku ruhande rwawe ndakumva ariko si uribuka yuko inshuti yanjye nje kubuza amakuru nta kintu bari kumbwira. Inshuti yawe ndetse kandi mubuza mubuza se harya wambwiye ko simbi kugira nk'umuntu udafite ikintu yitayeho umuhoze yarabuze ni inshuti yanjye kandi amakuru ahari avuga ko yabuze na mama we nawe ari uko gusa uri kumva nta nkeke biteje mubuza n'amama we ngewe ikibazo ashiri ibibazo nanjye ubwanjye ndimo n'igituruka kuri mama muhoza so nubwo ari mabuja yarabuze ariko nese rero look mbabazi cyane gutya nakwitaho narakubuze nta saleri wa akazi kose karahagaze
nyine nuko sometimes impita mbizanamo no kurakarira papa wawe avuga ko nawe biri inyuma ko yakabaye duhemba ariko nanjye ibintu byamije niyo mbona mbona itwara gutyo basi se arimo araguhamagara cyane se mwerekeze bitabye kumureba merekeza ariko nyine urebe ukuntu wabigenza nyine pe sibyo basi umufashe wenda muhoza wenda iyo nkufite urumva mfite na papa wenda nta kibazo none uretse ko nawe mbona usa n'umuntu utagihari nagukinyitayeho ngo amafaranga shiri mwitayeho please baby ase come on nabashimutse Gaju niho batubwiye ngo dutange miliyoni 60 kugira ngo bamurekure ntabwo byakunda twabishyiza polisi gute tutahuye nabyo ntabwo byakunda ko bayiturakinga kubera yuko baduhamagaye iminota mike none se ikibazo dufite ni kimwe uradufasha ntudufasha kabisa ngewe ntacyo nakora kuganira nkuzana mu nagaje fiance wanjye niba nakora byose kubwe tu nange nabana afite nayo mafaranga rero turagukeneye kugira ngo dufashe kandi byihuse turagukeneye byihuse kugira ngo dufashe kuko baduhaye ko iminsi itarenze 2 kugira ngo babe barekuwe nitutayatanga barabagumana bivuze ngo dusigaje amasaha atarenga 20 aha wabimenye sasa uri kumwe nande ngerageze mu kiwe nakoze kinyarwanda ngerageza kwivuga uri kumwe nande manager Hello Kamasa ni Mahira nuko nakoresheje telefone utari ufite inomero utari ufite bo turi kumwe nk'umuryango nyine turi kwiga kuri icyo kibazo tubwire niba wadufasha ibintu bikihutirwa kugira ngo turebe ibindi yenda twabijyamo nyuma ibibazo dufite angana byinshi ariko dufashe bikemuka miliyoni 60 niba wadufasha zigatangwa abantu bacu bagataha bakabarekura oya bavuze uburyo bashobora kwakiramo ayo mafaranga ntabwo bashaka ko habonekamo abantu benshi ntibashaka ko banavuze ko uyu nguyu uguhamagaye ari we uvugana nabo bakamubwira uburyo bakira ayo mafaranga bo shaka uburyo ubikemura nta kibazo kandi urakoze tubaye tugushimiye ure nta kibazo rwose bo icyo cyo kirakemutse ibintu bya Kamasa ntabwo wakize ubu Kamasa urabona wanasanga ari kugira ngo asanganye ibimenyetso Kamasa ubu ari umuntu wapfa kwiza uramunyago ariko arabyivugiye arabyemeye kandi mwumvaga ubu nawe ubaye nka Gaju na Moza nawe uraje ntunyumve nyine ukuntu ahise abyemera ibi bintu ugiye ntabwo munda sinoga n'ubu sindemeza ko nta ruhara bifitemo twebwe mureke abafashe ibindi ntacyo tureke icyo mwahundira nkitaba telefoni